nari mvuze ko hari byinshi umuntu yavuga kuri Kigali muri Bwanacyambwe, ariko umuntu wavuga imisozi gusa se utavuze n'abantu, abaturage bari bahatuye, bari banyuranye. Sinavuze ko bari batandukanye mu mvugo y'ubu baregeranaga cyane bagasabana, nta gutandukana, ahubwo bari banyuranye. Ubwoko abongera cyangwa abongera bavuga ukubiri cyangwa utatu, biterwa n'abavuga nabo ubwabo, ababa bakomokaho, abaziga, abagesera, abasindi, mbese hafi y'amoko yose yari ahari muri Bwanacyambwe mbere y'umwaduko w'abazungu. Ahubwo umuntu kwibaza ati bite by'abayovu, nabiswe iryo zina kuko ngo baryaga inzovu, abandi babita abayovu. Abayovu bari nk'ishyirahamwe ry'ababumbyi, mu by'ukuri ababumbyi. Kuvuga abayovu byavugaga ababumbyi mbere na mbere, bitavuze ko bari basangiye bose umuryango umwe, ariko bari nk'ishyirahamwe, nanone bakabyarana n'ibiki. Ikindi kandi abayovu babasangaga n'ahandi mu Rwanda. Nkurikije uko nabaririje, bari banahari ku nkombe z'ikiyaga cya Mugesera hariya muri Ngoma, hari abayovu. Ahandi ni muri Rubavu mu bya Nyundo irabo. Ahandi ni Gisanze ya Gisagara. Yego ibyo si ukubibwirwa, aho narahabaye ku Gisagara nawe Gisanze, aho hitwa mu Byaguka mu Bisigo, Gisanze hari abayovu. Hakaba n'ahandi nko muri Kamonyi, mu murenge wa Nyarubaka, yigeze gutora umuryango, ntamenye umuryango w'abayovu. Kimwe mu byabarangaga ni uko ibikoresho byabo byo babumbaga, Abanyarwanda bavugaga muri rusange ko biramba cyane, byabaga bikomeye, biterwa hari n'insibo, ibyo bakoresha n'ibindi byinshi. Ariko kandi ntibari abatwarishwe, bari ababumbyi. Ubukoroni bwabagize abahutu, ubukoroni birakomeza na nyuma, ariko ntabwo bari abayovu, nta kindi. Abayovu basanga no mu Burundi n'ibindi. Ndekeye aho ku byerekeye abayovu, uretse ko kuko bari benshi, hariya rero bita mu Kiyovu, hari aho bita mu Kiyovu cy'abakene na Kiyovu cy'abakire, aho bari biganje. Ndavuga mu bya 55 uko nahabaye amezi 2 mpagenda, kuva Muhima kugera mu Kanogo n'ibiki, umuntu asura ingo unaganira nabo. Abo babumbyi bari biganje cyane mu cyo bita Kiyovu cy'abakire. Hambere habayitaga Kiyovu cy'abakire munsi y'umuhanda munini wa kaburimbo, hamwe na Sainte Famille, Kiliziya Sainte Famille n'ahandi hose. Abo bahitaga Kiyovu, bari bahatuye koko benshi, hafi buri rugo. Haruguru harimo bake cyane, ubundi hariya mu bya Beneri, banki nkuru y'igihugu, hari bake
nka batanu batandatu bake cyane. Ubundi hari mu gisirimu mu bakozi ba leta bamwe na bamwe b'abakarani leta mbirigi. Noneho aho bashyiriyeho amakomini mu 1960, aho bashyiriyeho amakomini, komini y'umujyi bayiha izina rya Kiyovu, bayita Kiyovu. Aho imipira rero ikomereye, iyo komini y'umujyi ya Kiyovu ishyiraho kipe y'umujyi ya Kiyovu. Ngayo amavu n'abavuko ya kipe ya Kiyovu, ngaho bene gufana Kiyovu bamenye aho bakomoka. Y'ibyo bya Kiyovu. Ikindi umuntu yavuga rero, uretse amazina y'abahatuye, hari amazina y'ahantu, amazina yihariye ashingiye ku bantu, ku bimera, uko imisozi iteye, no ku nka. Ku bantu rero bigaragara ko hari abantu bagiye bagaragara, umuntu yavuga ko bari bakomeye ku buryo bwabo buciriritse. Tuvuge nka ubu turavuga Kacyiru, ni ukuvuga agasozi ka Cyiru k'umuntu witwaga Cyiru. Ka Busunzu, agasozi ka Busunzu, ariko ntabwo ari byo mu by'ukuri, ni agasozi ka Gasunzu. Gasunzu ni umugabo waturutse, nako akomoka mu muryango waturutse Karagwe k'Abahinda hariya muri Tanzania. Araza atura hariya mu ibanga rya Kigali. Noneho agasozi atuyeho bakita ka Gasunzu. Umunyamakuru rero aza kubaho kuvuga ka Gasunzu, aho radiyo ziziye, aho kuvuga ka Gasunzu avuga ka Busunzu. Wumvira aho n'abanyamakuru uruhare. Kuva ubwo rero barabitora, kuko umunyamakuru yabivuze, babitwara batyo bakavuga ka Busunzu. Ubundi Busunzu ni ingona imaze gusoreka. Niyo bayitaga mu Kinyarwanda Busunzu. Ka Busunzu rero ubundi inkomoko ni ka Gasunzu. Kandi nakomeje kugenda mbaza, hari agace k'amashuri kitwa, umwana ukamubaza uti wigahe, ati niga ka Gasunzu. Hari izina ryanze kuzimira, ka Gasunzu. Naho ubundi hari na ka Muhoza, hariya mu gace ka Nyarugenge nyine, uvuye aho umuhanda umanuka ajya Nyabugogo, hari ka Muhoza, hari ka Tabaro, ahandi ugana za Rebero hari Rwabutabura, n'ibindi. Unyuze i Nyamirambo. Nyamirambo rero iteye ikibazo, kuko hari abavuga ngo ni ukuvuga imirambo y'intumbi z'Abanyoro n'Abanyarwanda bararwanye n'ibiki. Abandi bati ni ibyavu bagiye bahashyingura, hari n'irimbi n'ibiki byose. Ariko rero umuntu yavuga Nyamirambo ivugwa kera, icyakora mu mazina y'inka, ni ukuvuga ku ngoma ya Rwogera. Nyamirambo iravugwa kuko hari inzira ebyiri, inka zajyaga kumurikwa ibwami ku musozi mu mpinga ya Kigali, ziturutse mu Buganza, zanyuraga hari inzira, mu nzira ebyiri, inzira ya Kimihurura zikanyura Nyarugenge, zikanyura Nyamirambo, zigasingira umusozi wa Kigali. Hakaba n'inzira yindi inyura
Nyarurama, Rugarama n'umusozi wa Kigali. Inyamirambo rero bishobora kuba bivuga, ntabwo bishobora kuvuga umusozi ukuteye uturambo twinshi, udusozi tumanutse tw'uturambo tw'umusozi wa Kigali, kandi niko iteye, kuko n'ahandi hariho ahitwa Karambo ka Rukore, hariya ndumva ari muri Rulindo ubu ngubu. Hanyuma hari na Birambo muri Karongi, Birambo bya Nyantango, hari na Birambo muri Nyarubaka, umurenge wa Kamonyi. Nuko birashoboka rero ko Nyamirambo bivuga utwo turutu tumanutse hirya no hino y'ibyo ibya Nyamirambo, bakavuga na Mburabuturo iri iruhande rwanjye hepfo Mburabuturo bakavuga ko hari umugabo wagize amerwa abaza niba nta nyama zihari, ndabivuga muri make, nta nyama zihari, n'iki baramushwishuriza, baramuhakanira ngo yagere umunyamaherwe. Hanyuma aragenda ati arahavuma ati hano ni Mburabuturo, ntawahatura, ntacyo hamaze, n'iki byo barabivuga, bivuze nihuta. Ariko ubundi ngo hitwaga ku Gasharu ka Gikondo, ku Gasharu nukuvuga agasozi kamanutse, ariko ngasanga Mburabuturo yihariye atari Agasharu gusa, yenda ishamikiye ku Gasharu ka Gikondo. Gasharu ni ukuvuga agasozi kamanutse gatoya kasa n'akibumbye, bimwe bavuga ngo nta musozi utagira Agasharu. Hari navuze uko imisozi iteye, hari Rugarama, Kigarama, Kagarama, ibyo byose ni imisozi cyane hariya mu bya Kicukiro. Hari na Kanombe, hari n'ibimera nabivuze, bivugeho gatoya. Ibimera reka nyuzeho amaso, hari Kimisagara, Nyarugenge, Imigenge, Imisagara, ibyo byose ni ibimera hamwe na hamwe ntibikigaragara, ariko twe turabizi. Nyarugenge, Imigenge, bita za Kacia, Kibagabaga, Imirongo baramvuragamo imiheto, Samuduha, Imiduha, hari n'ahandi hitwa za Samuduha muri za Muhanga, Rugunga, Nyarugunga, bya Kanombe, Rusororo, Imisororo, mbese Bwanacyambwe, imisozi mu byo yitiriwe n'ibimera bihari. Ibyo bimera rero ushobora no kubisanga byinshi mu mahanga, sinzi niba byaboneka kuri interinete, ku mushakashatsi yapfuye kera wakoze ubushakashatsi waje no mu Rwanda rw'ibirunga, iriya Rwanda rw'inyuma y'ibirunga witwaga Der Scheide mu Kidage cyangwa Der Scheide mu Gifurama, mu Kinyarwanda. Jean Marie niwe wahanze iriya pariki y'ibirunga. Urumva ko atari uburebure, abishinzwe n'umwami w'Ababiligi Albert wa mbere. Urumva rero yakurikiranye cyane amateka y'u Rwanda. N'ibyo rero birimo muri Université de Florida muri Amerika, ibyo bintu barabifite, ku buryo mu 1929 guverineri wa Rwanda Burundi yasabye yuko bakora raporo yuzuye ku bintu byose, n'ibimera n'ibiki, n'abantu n'abahatwara, abo n'amavuko n'ibiki, ku bimera bakavuga n'utwatsi duto, ariko cyane bakavuga ibifite akamaro, ibivuga iyo bakoresha mu kuboha ibitebo, mu byo bubakisha,
ibyo rero bikazamo noneho nka Bwanacyambwe ukabona n'ibindi bitakigaragara ubu ngubu bitanakivugwa. Icyo gihe wabisanga muri izo dokima kuri bya muri Université de Florida, biri no muri archive i Buruseli, muri byo bita archive africaine, nabisomyeho. Ibindi ni kuri za fotokopi. Ibyo rero biriho, washaka kurondora. Ni byiza kumenyesha abantu ko biriho, umuntu yabibona. Ndumva ari ibyo umuntu yavuga kuri Kigali, akaba asubiye ahangaha. Ibindi bikazaza uretse ku byerekeye inka za Gasabo, Igisabo cyubashywe, za Masoro nabivuze, n'ibindi. Murumva uko Bwanacyambwe na Kigali rero hatse byinshi. Mbaye nsubikiye aho ngaho, umuntu agasubikura avuga Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda. Ngibyo.